kuva kera ndurusoro kugeza uyu munsi, uwo mwami anyitaho akangenera ibintunga, ndetse ntabwo ari ibyo gusa, yampaye marayika murinzi, ndetse n'ubu turi kumwe azamperekeza kugeza ubwo azageza ubuzima bwanjye ku iherezo. Ndifuza kuzaraganwa n'abera umurage w'iteka. Mwami Mana, iryo ni ryo sengesho ryanjye, nifuza kuzaraganwa n'abera umurage w'iteka. Urakoze shimwa Mana, warakoze Yesu kutugirira neza. Shimwa Mana, urakoze Yesu, uri uwo gushimwa ibihe byose. Warakoze Yesu, uri rubasha. Muri iyi si y'igomero, isengesho ryanjye urandindira umubiri, umwuka ndetse n'ubugingo, kugeza ubwo uzabuje utwara bagukoreye, n'izina ryanjye naryo rizahamagarwe. Iteka ujye umbashisha guhagarara mu kuri kwawe. Ndifuza kuzaraganwa n'abera umurage w'iteka. Mwami Mana, ndagushimiye kuri rubasha, uri ntwari ku rugamba. Turi mu minsi ya nyuma iheruka, duha inkombe ziturutse kuri wowe Uwiteka, kuko uri Imana ishobora byose, kugira ngo twese tuzaraganwe ubugingo bw'iteka.